mukibuka se? Yesu ari ku musaraba yaramamarwa n'ibisambo bibiri, kimwe kiri ibumoso ikindi kiri iburyo, murabyibuka. Ikibumoso nicyamenye Yesu kiragira ngo nawe ni igisambo nkacyo, kirabaza ngo harye ngo uri umwana w'Imana, ngo uri Mesiya. Oh la la bakaba bakugenje nk'uko batugenje, ngaho niburiwe ikize, ikize tukwemere. Hanyuma ariko ni wikiza natwe dukiza. Ariko ikiburyo kirebye umwami Yesu kibona yuzuye ubuntu, kibona yuzuye imbabazi. Haleluya! Kimubonaho gukiranuka, gihita kibazo ikiri ibumoso ngo niko sha no kubaha Imana ntuyubaha. Nyumvira cyose kirayubaha, ntibakibambiye ko ari igisambo. Kiragibaza ngo urabona turi mu rubanza rumwe n'urwe, ko turi kuzira amanyanga yacu, urabona uri yatari umukiranutsi. Dushimira umwami wacu ko ari umukiranutsi. Ibyaha byabihamba mumva, masarasuka wamuze nase, ntagaruka nzamushimira ibyo, hazaba umunsi tuzumva w'Imana, harabagira n'ijuru ryose, Yesu azaza mu bwiza bwe bwose, azimingwa uwo mwami wanjye. Dore urukundo rwatumye amfira, ibyaha byabihamba mumva, masarasuka wamuze nase, ntagaruka nzamushimira ibyo. Haleluya. Nk'uko nababwiye nitwa Pascal Ahimana, hanyuma ndi umugabo ndubatse, nsengera i Remera kuri ADPR, ariko hano ntabwo ndi umushyitsi cyane kuko tubana kenshi. Nishimiye kongera kubana namwe. Yesu aduhana umugisha. Namwe muranyishimiye. Imana ibahe umugisha mwinshi. Abafite Bibiliya reka tuzifate dusome ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, igice cya 14. Turasoma umurongo wa mbere tugeze ku wa 3. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, igice cya 14, dusome umurongo wa mbere tugeze ku wa 3. Haravuze ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data hari amazu menshi, iyaba adahari mba mbibabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Katwongereho Matayo, ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo, igice cya 25, umurongo wa 13. Matayo igice cya 25, umurongo wa 13. Ho haravuze ngo nuko mube maso, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Aya magambo ndagira ngo tuyakuremo ijambo rivuga ngo dukwiriye guhora turi maso, twiteguye kugaruka k'umwami wacu. Amen. Ese murizera ko umwami Yesu azagaruka? Murabyizera? Hagiye tuvuze ngo zagaruka, ubwo byumvikane ko yahoze ino, hanyuma arangije arahava. Ahantu ari rero ariyo ariko afite gahunda yo kuzagaruka.
ngo kudutwara kugira ngo aho ari natwe tuzagire gute, tuzabeyo. Niba hari umuntu ufite ibyiringiro bikomeye, ni umuntu ufite ibyiringiro byo kuzabaho Yesu ari. Ese nawe urabifite? Haleluya. Ababifite haleluya. Nimba hari umuntu ukomeye, ni umuntu uri mu isi ariko akaba afite ibyiringiro byo kuzaba ahantu Yesu ari. Hanyuma turareba ibintu nka bitatu, turaza kwibaza ese koko Kristo azagaruka? No turebe ko bizagenda uko azaba agarutse, noneho turebe icyo dusabwa kugira ngo duhere turi maso. Nibi bintu bitatu nshaka ko tuganira. Reka mbabaze, mwe mubona Yesu azagaruka? Haleluya. Koko Kristo azagaruka? Nibyo koko azagaruka. Kubera iki? Byavuzwe n'Imana itabeshya. Imana yaravuze ngo Yesu azava mu ijuru aze mu isi acungura abantu, kandi ibyo bibaho. Imana ivuga ko azapfa ku munsi wa gatatu akagira gute, akazuka. Murabizi ko atari nyakwigendera, yarapfuye ariko urupfu ntirwamuherana, ku munsi wa gatatu arazuka. Amen. Hanyuma arangije asubira mu ijuru. Iyavuze ibyo bikabaho, ni nayo yavuze ko azagira gute, ko azagaruka. Ubwo rero ariyo yabivuze. Baramu yavuze ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibintu Imana yavuze no kubikorera bikora, ibyavuye mu kanwa kayo no kubisohoza irabisohoza. Turashimira Imana ko ubwo ariyo yabivuze ni ukuri bizasohora. Aha dusomye na Yesu aravuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Niko Yesu avuze. Aravuga ngo mu rugo rwa data hariyo amazu menshi, ngo iyo atahaba mba mbibabwiye. Ngo ariko noneho nzagaruka, nzagira gute, nzagaruka mbajyane kugira ngo ndi namwe muzagire gute, muzabeyo. Yesu nawe ubwo arabyivugiye. Hanyuma umunsi Yesu ava mu isi azamutse asubiye mu ijoro, yari ku musozi wa Elayono ari kumwe n'abigishwa be. Biravuga ngo babwira amagambo yo kubasezera, basezeranya imbaraga z'umwuka wera. Biravuga ngo azamurwa bakimureba, igicu kiramubakingiriza. Haboneka abamarayika nabo bahamirije iri jambo, baravuza ngo niki gitumye muhagaze mureba mu ijuru. Uko Yesu mumubonye abavamo ni nako muzamubona agize gute, ngaruka. Rero ni ikimenyetso cyangwa se ni ijambo ryo kwizerwa kandi ridashidikanwaho, Umwami Yesu azagaruka. Sifa kwa Mungu. Hanyuma mbibutse ko yavuze ko azagaruka ariko ntiyavuga igihe azagarukira. Ntiyavuze niba ari ku manywa, niba ari nijoro, ikinyejana azagarukiraho, ntabwo yigeze abivuga. Biravuze ngo nzagaruka gusa. Niyo mpamvu atubwiye ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Ariko nubwo atigeze avuga igihe azagarukira, asa n'uwaduciriye amarenga. Atubwira ibyo tuzabona tukamenya ko ari bugufi, kandi ibyo yagiye avuga bizamubanziriza kugaruka turi kugenda tubibona. By'intambara, by'umuhazi intambara, by'ukuntu urukundo rwa benshi ruzakonja bitewe n'uko ubugome bwa benshi buzagwira, by'abigisha n'abahanuzi b'ibinyoma, by'inzara. Yavuze ibintu byinshi. Mu byo yavuze hari na kimwe mutabona, hari na kimwe mutabona. Iyo turi kugenda tubibona, abarimo kuducira isira atubwira ngo nyamara ndi hafi kuza kubajyana. N'umurimbyi yaravuze ngo ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka. Aravuga ngo agiye kutugabira kubaho kwiteka. Niko umurimbyi yavuze. Ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka, agiye kutugabira kubaho kwiteka, kwirembo, 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 ari kwirembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kwirembo, maze mu isi yagizwe nshya, tuza abadusugire, kudapfa kwakuye gupfa, tutakibabana, kwirembo, kwirembo,
kw'irembo, ari kw'irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Umuririmbyi yaravuze ngo ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka, ngo agiye kutugabira kubaho iteka. Aravuga ngo Yesu ageze hehe? Ageze kw'irembo. Umuntu mwegeranye mumpera ikiganza, mumbwire ngo ukwiriye kuba maso mu izina rya Yesu. Ukwiriye kuba maso mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma niba hari umunsi uteye amatsiko, no mu ijuru bawufitiye amatsiko, ni umunsi Kristo azagaruka kuzamura itorero. Azaba ari umugisha ku bizera, ariko azaba ari ibyago bikomeye ku batizera. Uko byari mu gihe cya Nowa, ku gihe cy'umwuzure, uko byagenze ni nako bizagenda muri icyo gihe. Nowa n'abo mu rugo rwe, murabyibuka Itangiriro igice cya 7 umurongo wa 1, Imana igiye kurimbuza isi umwuzure, yahamagaye Nowa iramubwira ngo injirana mu nkuge n'abo mu rugo rwawe, ni wowe nabonye ukiranuka muri iki gihe. Biravuga ngo Nowa yinjirana mu nkuge n'abo mu rugo rwe, Imana ikinga urugi. Yari amaze imyaka 120 abwira abantu ngo imvura izagwa, bakamubwira bati muze uretse gukabya imvura yagwa koko nihite. Huze ntisanzwe rwa kandi igahita. Orego kugira ngo banezeze Imana, barakomeza barinezeza. Imana imaze gukinga urugi, imvura iragwa, bagira ngo izahita nk'uko igwa, yarangiza igahita. Biravuga ngo isi yuzura umwuzure, umwuzure uraza ukwira isi yose. Bishange biruzura, bazamuka ku misozi, amazi abasangayo. Hanyuma ngo inkuge ngo ireremba hejuru y'amazi. Abari mu nkuge bari baguwe neza, ariko abatari mu nkuge bari baguwe nabi, barimo kunywa amazi. Bakomanga ku nkuge bati wadukinguriye Nowa. Undi ati mwitsakuriza, uwo mwanze kumvira niwe wakinze urugi. Umuririmbyi yaravuze ngo abicaye mu nkuge ngo bari bafitemo amahoro ngo kugeza igihe bazasohokeramo. Urumva bari mu nkuge bari baguwe neza, ariko abatari mu nkuge bari baguwe nabi. Abicaye mu nkuge bafitemo amahoro kugeza ubwo bazasohokamo, kandi natwe dufite iyo nkuge n'agakiza twahawe na Yesu. Niba ushaka amahoro wino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka. Niba ushaka amahoro wino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka. Rero umwami Yesu umunsi azagaruka kuzamura itorero, nabwo niko bizaba bimeze. Azaba ari umunezero ku bantu bazumva ijwi rye barangiza bakamusanganira, ariko azaba ari akaga gakomeye ku basigaye batigeze bamwizera. Azaba ari akaga gakomeye. Bizagenda bite? Paulo yandikira Tesalonike, itorero ry'Itesalonike, igice cya 4, rwandiko yabandikiye rwa mbere, igice cya 4 umurongo wa 16 kugera ku wa 18. Yaravuze ngo kuko umwami ubwe azamanuka avuye mu ijuru. Ngo byumvikane ko ari hehe? Aho nyine azamanuka avuye niho azaba ari, ubari mu ijuru. Hanyuma ngo azamanuka ngo avuye mu ijuru, ngo azarangurura ijwi rirenga, n'ijwi rya marayika ukomeye gatatu n'impanda y'Imana, ngo abantu bapfiriye muri we. Haleluya! Babandi bapfuye ariko baravutse ubwa kabiri, babandi bapfuye ariko ari abana b'Imana, babandi bapfanye ibyiringiro byo kuzamubona. Babandi Yohana yavuze ngo abapfa bumva nibo bazumva ijwi rye, ngo abo ngo nibo bazabanza kuzuka. Mana ishimwe cyane, Mana ishimwe cyane. Kandi mbibutse ko abantu bapfira muri Kristo Yesu, aho bagiye hatandukanye n'abapfa badapfiriye muri Kristo Yesu. Hari ahantu hitwa muri paradizo, Imana yiteguriye abantu bavino ariko ataragako kuzamura itorero, kandi aho bari n'ubundi baguwe neza. Haleluya! Baburahamu dusoma turirimba, yavuye inahita ajya ahantu barindiriye. Rero abo rero ngo nibo bazabanza kumva ijwi rya Kristo. Kubera iki? Nibo bamwegere, nibo bari hafi. Si byose, nibo bari hafi. Hanyuma ngo abazaba bakiriho ariko bari muri Kristo Yesu,
bavutse ubwa kabiri, bafite ibyiringiro bifite ubugingo, ngo natwe tuzere ko tuzamurwe dusanganira umwami wacu mu kirere, ngo nuko tuzabana nawe iteka ryose. Mbega ijambo ryiza. Arangije Paulo aravuga ngo mumaranisha imibabaro kubwirana yo ayahe, yuko tuzabana n'umwami wacu iteka ryose. Abakristo, abana b'Imana, abantu bavutse ubwa kabiri, umunezero wabo ni ukuzirikana mu mutima ko bazabana n'umwami Yesu. Umunezero wacu ntabwo ari ino. Haleluya. Umunezero wacu, ishingiro ryawo ni ukwibuka ko tuzabana n'umwami wacu. Niyo mpamvu nimureba, nimusoma Bibiliya mukareba ziriya ndirimbo zo muri kantike, abatubanjirije ikintu cyabakomezaga cyane, bakomezwaga nuko bafite Yesu, ariko cyane cyane bagakomezwa nuko bazabana nawe. Yahura n'imibabaro akibuka ko hari igihe azabaho atababara. Muribuka umurimbyi wari akavuga ngo noneho ntacyo umubabaro yize gute, ubwo ntawe yari afite, yari awufite, ariko aravuga ati numva ntacyo ntwaye kuko hari igihe nzawibagirwa. Mana ishimwe. Noneho ntacyo mubabaro ntwaye kuko nzawibagirirwa kwa Yesu, nubwo nyifite kubabazwa mu isi, mu ijuru nta mubabaro n'urupfu, Imana izanagura amarira, izavanaho mubabaro wose, Imana izanagura amarira, izavanaho mubabaro wose. Umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo n'iry'igihe gito, ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Haleluya. Mana ishimwe. Hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera guhura n'ibindiza. Sifa kwa Mungu. N'igihe gito nyifite umuruho, n'igihe gito ntazabona Yesu, nibwo nzabana ndukanye n'ibyago, nzabambumbati we mu maboko ye, ziko mu ijuru Mana ishimwe cyane, habaye umucyo. Haleluya. Urumva ari guhura n'ibimubabaza, uyu munsi arishima, ejo akarira, uyu munsi agahura n'ibimusetsa, ejo agahura ariko arivuze ngo ibyo byose Mana ishimwe ko nzabibagirwa ngeze kwa Yesu. Bene data bagenzi bajya mu ijuru, nimwongere mukumbure kuzabana n'umwami wacu. Biri mu bintu biduhesha imbaraga zo kuba mu isi tunesha. Haleluya. Ufite ibyo byiringiro, urumva nawe uzasa na Yesu, aho Yesu ari nawe uzabayo. Mana ishimwe cyane. Mumaranisha imibabaro kubwirana yuko tuzabana n'umwami wacu. Niba hari ikintu kintangaza, ni ukuntu tuzabana n'umwami wacu, tukabana n'Imana bitari mu buryo bw'umwuka, turi kumwe nayo imbona nkubone. Reba ukuntu kubana na Yesu tukiri mu isi biryoshye. Ntago biryoshye kubana na Yesu tukiri mu isi, ntibiryoshye, ntago bisa we. Noneho reba umunsi tuzaba turi kumwe nawe imbona nkubone, bitari mu buryo bw'umwuka, bizaba bimeze bite? Hari umurimbyi waririmbye, mwihanganire ko ndi kuririmba cyane, nimo ndamafashwa. Haleluya. Ubwari byiza muri iyi si kwizera umwami Yesu, bizamera bite mu ijuru tubonye uburanga bwe,
nokuri tuzanezerwa cyane tubonye ubwiza bwe budashira. Haleluya, 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 ashi. Nukuri tuzanezerwa cyane tubonye ubwiza bwe budashira. Haleluya, 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 ashi. Ngubwo ari byiza muri iyi si kwizera umwami Yesu. None ngo bizamera bite mu ijuru tureba ubwiza bwe budashira? Bizaba bimeze bite? Kamabwiri gato cyane ku bintu bizabaho itorero rimaze kuzamuka. Tumaze kuzamuka dusanganiye umwami wacu. Amen. Abapfiriye muri we ndetse n'abahinduwe bakamusanganira, turi kumwe n'umwami wacu. Mbere yuko ajya kutumurikira se, azabanza dupimira imirimo twakoze. Ndashimira Imana ko uko mubona dukorera Imana ntago turuhira ubusa. Umwami Yesu azaduhemba. Niba ari Imana muyakoma bemeshi ntacyo bitwaye, ntago turuhira ubusa. Mana ishimye abakozi b'Imana, umwami Yesu azaduhemba. Imvune tugira muri uyu murimo umwami Yesu arazizirikana. Hanyuma rero mbingingire gukomeza gukorera umwami Yesu kugira ngo mushake imirimo izabaherekeza. Kubera ko muzi impamvu azabanza kuyipima. Ntabwo Yesu yita cyane ku byo dukora, yita ku mpamvu ituma tubikora. Ntabwo mubyumvise. Narivuze ngo Yesu yita cyane ku mpamvu ituma tugira gute tumukorera. Ko abantu benshi arabavuga ko bakorera Imana ariko bafite impamvu zitari urukundo bakunze Yesu. Ntimubizi se? Ariko umuntu wese wakoze abikuye ku mutima akavuneka ariko kubw'umwami, kubw'ishyaka ry'umurimo w'Imana, Imana ishimwe ko imirimo bazayipima babone ishyitse bakayiduhera amakamba. Twese tuzaba dufite ubugingo ariko tuzaba dutandukaniye ku makamba. Umuntu wese azaba afite amakamba akurikije uko yakorera Imana akiri mu isi. Mureke dushyiremo imbaraga, dushaka amakamba, dushaka imirimo izaduherekeza. Sifa kwa Mungu. Kwa kundi ushyiramo imbaraga ugoka kugira ngo umurimo w'Imana ugende neza. Kwa kundi ufasha wabakene, kwa kundi usura babarwayi, kwa kundi mbese ukorera Imana mu buryo butari bumwe. Imana ishimwe ko iyo mirimo hari ahantu yandikwa. Muri ibyo yaravuze ngo imirimo y'abera izibukwa. Imana irayandika tukiri mu isi igizirikana ko tuyikorera, ikaturinda guseba. Ariko by'umwihariko iyi mirimo izaduherekeza. Bayitwambikira amakamba. Paulo yaravuze ngo imirimo dukora ngo izagerereshwa umuriro. Uyu muriro ni amaso ya Kristo. Amen. Kuko Yohana mu gice cya mbere cy'ibyahishuwe abona Kristo, yaravuze ngo amaso ye ngo yabonye ngo ameze ngo nk'ibirimi by'umuriro. Azajya yirebamo, niba warayikoranye urukundo, warayikoranye ishyaka, uyihererwe ingororano. Uwo muntu mwegeranye nakumbera ikiganza akumbwire ngo ntago turuhira ubusa, umwami Yesu azaduhemba. Umwami Yesu azaduhemba. Ingororano z'abizera zirateguwe, zirahari. Haleluya. Hari abantu bari kudupimira imirimo bazaba bari muri karitsiye imwe na cya gisambo cy'iburyo bwa Yesu. Murabizi ko cyagiye mu ijuru ariko nta murimo n'umwe cyajyanye. Mukibuka se Yesu ari ku musaraba yaramamaranwe n'ibisambo bibiri, kimwe kiri ibumoso ikindi kiri iburyo. Murabyibuka? Ikibumoso n'icyamenye Yesu kiragira ngo nawe ni igisambo nkacyo. Kirabaza ngo harye ngo umwana w'Imana ngo uri Mesiya. Oh la la. Bakaba bakugenje nk'uko batugenje. Ngaho niburiwe ikize. Ikize tukwemere. Hanyuma ariko ni wikiza natwe dukiza. Ariko ikiburyo kirebye umwami Yesu kibona yuzuye ubuntu, kibona yuzuye imbabazi. Haleluya. Kimubonaho gukiranuka, gihita kibazo ikiri ibumoso ngo niko sha no kubaha Imana ntuyubaha. Nyumvira cyose kirayubaha. Ntibakibambiye ko ari igisambo. Kiragibaza ngo urabona turi mu rubanza rumwe n'urwe, ko turi kuzira amanyanga yacu, urabona uri yatari umukiranutsi. Dushimira umwami wacu ko ari umukiranutsi. Abayahurayo 4:15 hari ijambo rivuga ngo kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ngo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, ngo uretse ko atigeze akora icyaha. Sifa kwa Mungu. Ahita abwira ngo usungurata mwami uzanyakira uzazira mu bwami bwawe. Yesu aranezererwa kuko umutazaniye abari mu isi utangiye gukora.
aravuga ngo ntabwo ari kera, uyu munsi turabana muri paradiso. Iki gisambo cyahise kizamuka, nta turo gitanze, nta cya cumi, nta musanzu muri korari, nta murwayi gisuye, nta mukene gifashije. Kiravuga kiti nimusaba ko ndekera mu isi ndongera nibereka nigenderema. Cyahise kizamuka n'ubugingo butagira umurimo n'umwe. Niba bari kudupimira kizaba kiri kitubwira kiti nimupimishe jeho nabukuye ndahazi. Nimupimishe. Rero ntuzabe muri karitsiye imwe nacyo, kwiriye gushaka imirimo izaguherekeza. Ntabwo wakirenganya, ntabwo cyabonye umwanya wo gukora, ariko wowe wahishuriwe Yesu urakizwa, none uhawe n'umwanya wo kubaho. Uriho kugira ngo ukorere Imana. Reka mbisubiremo, uriho kugira ngo ukorere Imana. Ntabwo uriho kugira ngo urye winezeze wambare ureberwe. Uriho kugira ngo ukorere. Pascal ndabizi ko ndiho kugira ngo nkorere Imana. Uvuga ngo nanjye nuko. Bivuge cyane ngo iriya karitsiye kwita bivugara. Vuga cyane ngo nanjye nuko. Trebye, turiho kugira ngo dukorere Imana. Kandi imirimo dukora ntabwo ari impfabusa. Mwami Yesu azaduhemba. Nubwo isi itaduhembera ibyo dukorera Imana, nta nicyo bitwaye, ntabwo biyireba. Ambasaderi ntabwo ahembwa n'igihugu akoramo, ahembwa n'igihugu akorera. Turi mu isi tuyikoreramo imirimo y'Imana, ariko ntabwo ariyo dukorera ijuru. Imana ishimwe ko rizaduhemba. Niba mara kudupimira imirimo, hazasohora rya jambo riri mu byahishuwe igice cya 19 umurongo wa 7. Hari jambo rivuga ngo tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, ngo ahawe kwambara imyenda yera, ngo niyo mirimo yabereye gukiranuka. Ubukwe bw'umwana w'intama ni igihe umwami Yesu azaba agiye kutumurikira se. Mu ndebere namwe turi kumwe n'Imana. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Bitari mu buryo bw'umwuka, turi kumwe na data, turi kumwe na data. Igitabo cy'ibyahisuwe aravuga ngo Imana izaduhanagura amarira. Marira yose twaririye muri iyi si, Imana ishimwe ko iyazi, kandi Imana ishimwe ko izaduhanagura. Imibabaro izaba yarangiye, tuzaba twambaye imibiri itarwara, imibiri idasonza, imibiri itageragezwa, imibiri idafite ibibazo. Tuzaba turi mu gitaramo, ngo n'abamarika bafite amatsiko yo guhishurwa kw'abana b'Imana, bafite amatsiko y'icyo gitaramo. Ndakwifuriza kuzakibamo. Yesu mwami, ndakwifuriza kuzakibamo. Yesu mwami, ndakwifuriza kuzakibamo. Yesu mwami, ndakwifuriza kuzakibamo. Haleluya! Ndakwifuriza kuzaba muri iki gitaramo. Igitaramo kizaba kirimo Imana n'abamarayika. Haleluya! Umwami Yesu ari kubwira data ngo ngaba bavuye muri rya mibabaro, turahimbaza Imana. Yesu we, ndabararikira kuzaba muri iki gitaramo. Nyuma y'icyo gihe hazabaho ibintu byinshi, iby'ingoma y'imyaka 1000, by'urubanza rw'iteka. Ibyo ntabwo mbivugaho, byose birangiye. Ibyahishuwe igice cya 21. Yohana ngo yabonye ururembo rwereye Yerusalemu rumanuka ruvuye ku Mana, rurimbishijwe ngo nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Ngo abona uru rurembo rufite inkike 12 n'amarembo 12. Umva ukuntu Bibiliya ivuga ngo ntabwo yigeze abona urusengero muri uru rurembo. Ngo umwami Imana ngo niwe rusengero rwaho. Haleluya! Ntabwo yigeze abona amashanyarazi, ngo abone izuba n'ukwezi n'inyenyeri. Umwana w'intama, umwami Yesu, ngo niwe uvira urwo rurembo. Ngo ntabwo yigeze abona bahakinga, ngo kubera ko nta joro ribayo. Niho tuzabana n'Imana, turi abana bayo, tubeho ubuzima bwo guhimbaza Imana gusa. Muhe Imana amashyi menshi mu izina rya Yesu. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Imana idufashe bene data. Umuntu wese uri hano, ndamwifuriza kuzabana n'Imana. Ndamwifuriza kuzasoza urugendo amahoro. N'urimo adakishijwe, ndamurarikira guhishurirwa umwami Yesu, kuko niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Nawe ushobora kujya kwa data atamujyanye. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Ese mujya mukumbura ibi bihe byo kuzabana n'Imana? Mujya mubikumbura? Muvugishije ukuri, mujya mubikumbura? Hari umuririmbyi yavuze ngo numva ngo amatsiko mu mutima wanjye ngo gucya ku munsi mwiza, ubwo Yesu azagaruka kunjyana
ngo mu bwami bwe bwo mu ijuru. Aya matsiko nawe ujye uyagira. Nyamara yabaye makeya. None ko ari korasi twajyaga turirimba kera tutakiririmba, abari gukizwa ubu batazanamenya. Ariko korasi twajyaga turirimba ngo wajuru we turagukumbuye dufite amatsiko yo kuza. Abari gukizwa ubu ntago bayizi. Iyo ntago bayizi. Ariko kuki mutakirimba korasi nk'izo zabaye mbi? Nyamara ntago mugikumbura. Nongeye kubatera mu rukumbuzi mu izina rya Yesu. Nongeye kubatera mu rukumbuzi mu izina rya Yesu. Umva korasi mutakiririmba ukuntu ari nziza. Wajuru we turagukumbuye dufite amatsiko yo kuzagera iwa. Niko wajuru we tugize gute? Urukumbuzi uracyari ufite? Dufite amatsiko yo kuzagira gute? Aya matsiko yamucanze isi yamuzonza ameze yavuze ngo ntacyo bitwaye, cyonzi icyo nuko umucunguzi wanjye ariho kandi amaherezo azahagarara mu isi. Aravuga uruhu rwanjye nirumara kubora ngo nzareba Imana afite umubiri mushya, ngo n'amaso yanjye azayireba, ngo ntabwo ari ayundi. Aravuga ngo umutima wanjye umazwe n'urukumbuzi. Sifa kwa Mungu. Hanyuma turi mu minsi ya nyuma irimo imbaraga ziri kugenda zibyiga iyi mitekerereze yo kugira kwa Kristo. Mbese turi mu minsi igoye. Ndinginga Data wa twese kugira ngo azamure kwizera kwawe. Nta n'ikindi usabwa kugira ngo uhore uri maso. Biragusaba kugira umutima wizera. Umutima ugize gute? Kubera iki? Abaheburayo igice cya 10 murongo wa 38 wa 39 hari ijambo rivuga ngo ari ku mukiranutsi wanjye. Uyu mukiranutsi Imana ivuze ni abantu bari muri Kristo Yesu, ni abantu bavutse ubwa kabiri. Ngo azabeheshwaho no kwizera. Ngo nasubira inyuma umutima w'Imana ntuzagira gute? Imana izakurinde gusubira inyuma mu izina rya Yesu. Umwanditsi aravuga ngo ariko twebweho nahana ari ngendereye ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke. Kubera iki? Ngo ahubwo dufite kwizera. Dufite ngo niko kuzatuma dukiza ubugingo. Uku kwizera nawe Imana ikuguhe mu izina rya Yesu. Haleluya. Hanyuma umutima wizera impamvu yufasha guhora uri maso. Icyambere umutima wizera uhura n'amaso areba mu isi y'ibitagaragara. Amen. Uyu mutima ni unyine ugira amatsiko cyo kuzabana n'Umwami Yesu. Uyu mutima ni ugira urukumbuzi rwo kugaruka ku Mwami wacu. Uyu mutima wizera. Umutima utizera ntabwo bishoboka. Iyo kwizera kwadushizemo aya matsiko aragenda. Iyo kwizera kwadushizemo iby'isi tubiha agaciro kuruta iby'ijuru. Niyo mpamvu hari umurimbyi waririmbye aravuga ngo hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi ngo bakaburutisha. Wabigereranya impamvu bafasha ubw'isi bakaburutisha ubw'ijuru nuko bafite amaso y'umubiri areba ubw'isi gusa. Ariko umutima wizera maso arahumuka akareba uburi mu ijuru. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Kandi ntabwo wakopara ubutunzi bwo mu ijuru n'ubutunzi bwo mu isi. Niyo mpamvu abatubanjirije bemeraga no gupfa bahaza amagara yabo, aho babonaga ko bagiye ari heza kuruta aho bavuye. Nta kindi baturushaga nuko bari bafite kwizera. Imana izamure kwizera kwawe. Imana izamure kwizera kwawe. Nyamara nari nkusabiye neza disi. Imana izamure kwizera kwawe. Dukeneye kuba dufite kwizera amaso yacu y'umwuka gahumuka. Haleluya. Usigaye uganira n'umukristo ukamubaza ngo urumva uzajya mu ijuru? Ngo urumva ngo urabona ngo nyine ngo Imana ngo ningirira ngo imbabazi ngo ningirire muwe. Urakijijwe se? Ngo ndakijijwe pe. Ngo maze ngo imyaka 10 mu itorero. Data none ushidikanya kuzajya mu ijuru? Ngo urumva ngo arega ngo turi ngo bigoye ngo urabasha koko uyu muntu koko murabona azajyayo koko. Kandi umva ikibazo gihari. Umva ukuntu mujya muririmba mu ijuru niho iwabo. Uwo muntu mwegeranye murebe mu maso mumbarize ngo ujye uyiririmba iyo ndirimbo nawe ujye uyiririmba. Alala agusubije gwiki iyo ndirimbo ujye uyiririmba mu ijuru niho iwabo. None
kwizera ufite? Yesu we, Mana izamure kwizera kwawe, Mana izamure kwizera kwawe, Mana izamure kwizera kwawe. Haleluya. Abatizera murabizi ko pariseri yabo Yesu yasize ayikaze. Ntabwo se muyize mu byahishuwe abatizera. Mana izamure kwizera kwawe. Mu ijuru niho iwabo wagize gute? Wabizera umwami Yesu, bizera kuzabana nawe. Umuntu wizeye ko azabana n'umwami wacu, umuntu wavutse ubwa kabiri. Haleluya. Aba ngaba nibo bafite umugabane mu bya data. Mana ishimwe cyane. Ikindi, kwizera ni intwari ikomeye idufasha kurwana intambara nziza. Haleluya. Mu ntwaro Paulo yandikiye Abefeso igice cya 6 guhera ku murongo wa 14, yaravuze ngo ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ngo niko muzashoboza kuzimisha ya myambi yake iki. Ni kuvuga ngo kwizera ni intwari idufasha kuba mu isi, amen, ariko tukayobamo tunesha uburiganya bwa Satani. Bene data, turi mu minsi isa nawe iri kugenda igorana, ku buryo biri kugenda bisinziriza imitima y'abantu benshi, ku buryo biri kugenda bituma abantu bava mu nzira yo gukiranuka bakajya mu zo gukiranirwa, ku buryo biri kugenda bituma abantu bafata imyanzuro itari myiza kugira ngo babone ubuzima. Nyamara umuntu wizera, amen, niyo yaba ari mu bikomeye arihangana, kandi amaso yo kwizera amuhesha kurenza ibiharimo, kurenza amaso ibiharimo, yarangiza akareba umugambi w'Imana uri hariya imbere, yarangiza agakomera aho abandi baguye, aho abandi bakiraniwe, wagumana gukiranuka mu izina. Ariko umwami Yesu azahamagara itorero bakaba badafite amatwi azumva ijwi rye, abantu barababaje. Hariya twasomye muri Matayo 25, ririya jambo rikurikira umugani w'abakobwa 10. Bariya bakobwa intego yabo bose yari imwe, yari yo gusanganira umukwe, yari yo gusanganira umukwe. Bose baramubonye, abamubonye ni 5 b'abanyabwenge. Kandi ureba ukuntu umukwe ateye ubwoba, nubwo ari 10, ariko umukwe arabizi ko bafitanye gahunda ari 5. Yagiye kuza arabanza arabahuza, ngo bajya gushaka amavuta imburagihe, abaraje ahasanga 5 b'abanyabwenge biteguye. Mbabwire ko bene data, nubwo abavuga ko bizera ari benshi, ariko umunsi Kristo yazamuye itorero, abatarimo ntibazamenya abanyatorero uko bazamutse. Donc uretse kubabura gusa, uretse ko bazatubura gusa, ariko ntibazamenya igihe twazamukiye. Ndakwifuriza kuba ufite amatwi azumva ijwi rya Kristo ubwo azahamagara itorero. Ibyahishuwe igice cya 2 n'icya 3 hari ubutumwa bw'amatorero ngo yo muri Aziya. Yesu yasozaga avuga ngo ufite ugutwi niyumva iby'umwuka bwira. Ntago ari abantu bose bafite amatwi ashobora kumva Yesu. Abantu bafite aya matwi ni intama za Kristo gusa, ni abantu bavutse ubwa kabiri, ni abantu bafite ibyiringiro bifite ubugingo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo intama zanjye ziranze, kandi nanjye ngize gute? Aravuga ngo kandi ziramwumva ndetse zikamukurikira. Ese nawe uri intama ya Kristo? Niba uri intama ya Kristo ufite amahirwe akomeye cyane. Haleluya. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka bwira. Impamvu ngo ufite ugutwi, hari abatagufite. Hari abantu Yesu avuga ntibumve kubera ko batari mu ntama ze. Imana ikuzibura amatwi, Yesu najye vuga uzajya umwumva. Kandi umunsi yahamagaye itorero, nuzaba warasinziriye uzasinzirana amatwi azamwumva. Nazo ukiriho kuko birashoboka, nahamagara itorero nawe uzaba ufite ugutwi gushobora kumwumva. Sifa kwa Mungu. Kora ku gutwi kwawe uvuge ngo mwami wanjye, mwami wanjye, mwami wanjye, uzame kumva ijwi ryawe ubwo uzabahamagaye itorero. Oh, mbega icyifuzo cyiza. Mwizera ko mugisubijwe? Musenze mutizera se? Mwizera ko mugisubijwe? N'abana nabo baravuze ngo yego. Namwe muzajye mu ijuru sha. Sibyo? Muzajyayo? Muzajyayo nawe? Tera haleluya. Haleluya. Aragaragara ko uzajyayo kabisa. Haleluya. Hanyuma ngo maze kwinjira na 5 b'abanyabwenge, urugi rugira gute? 5 b'abapfu baraje barakomanga. Baravuga batinya kubahwa dukingurire. Arabwira ngo ndababwira kuri uko nagize gute?
reba ukuntu bagotse. Uwo bavuga ko bagokera arababwiye ngo ntabwo abazi. Nawe babaye nka nta bwenge. Mu gatabo k'umugenzi muramwibuka, yumvisha amakuru y'ururembo ntiyirwa baririza inzira ijyayo. Muzasome, yaciye panya yurira inkiki, kandi ureba ukuntu atari yoroshye. Yaciye panya aca mu nzira yihimbiye, aragenda agera ku muryango w'ururembo. Ahageze asanga harakinze, kandi abandi iyo bahageze barabakingurira bakawakira neza. Wasanga harakinze nta n'umwitayeho ngo amukingurire. Ajya ku rugero komanga ati musigaye murobanura ku butoni. Abandi barahagera mugakingura, nge nahagera mugakomeza mugakingura. Umukingura se vuba nahageze. Umuyobozi w'ururembo ati umuntu uri gukomanga nini? Barebye babona n'ikigabo ngo gisa nabi. Uyu mugabo ageze ahatera umuntu waciye panya kagerayo. Yageze ku nyanja ngo ahita atega ubwato. Nta bintu byo kujya kwivumbaguza mu mazi ngo ahita atega ubwato. Uravaho ukajyayo. Atize ntabwo mubona ko naje ku rurembo. Wanyuze heza? Ati aho nanyuze ntabwo habareba, mpfa kuba nahageze. Mana yanjye. Ufite se urwandiko rw'agatanga ka mbere? Icyo bamubazaga baravuga ngo wizeye umwami Yesu wavutse ubwa kabiri. Ibyo ngibyo simbizi, mpfa kuba nahageze. Oh la la, baramubwira bati wayobye kabisa, pole sana. Bamujyana nyine aho yarako hari habereranye nawe, kandi ahantu bamujyanye ngo hari habangikanye n'ubundi n'ururembo. Bakristo bene data, ndabifuriza kuba mu isi, Imana ikakugirira neza. Ni ukuri igende tugirira neza. Imana ikagende kuzamura mu ntera, Imana igende tuzamura. Imana ikagende twiyereka umunsi kundi, igende twiyereka. Ariko ntibizarangirire mu isi, bizarangire ugiye kubana n'umwami wawe. Muvuge ngo amen. Ndabasengeye mu izina rya Yesu, ngiyewe ndabizi 100%. Nimva mu isi nzaba ngiye mu ijuru. Amen. Ndabifuriza ko tuzabanayo. Nari mvuze ngo ndabifuriza ko tuzabanayo. Nayo Imana warukomye, nayo Imana ubu yongeye akaba menshi. Yongera muri menshi mizina. Ndabifuriza ko tuzabana mu ijuru. Haleluya. Tuzabona umwami Yesu. Ko tuzabona umwami Yesu ni intwari zadutanzeyo, ba Mose n'Aburahamu ndetse n'abandi n'aba Pawulo. Tuzabona abacu bose abapfiriye muri we. Ndakumbuye mu ijuru, nifuza kuzabayo. Ngo agakiza twasigiwe ni pasiporo y'ijuru. Utayifise ntazinjira mu gihugu cy'isezerano. Umva uko bayibona. Kuyibona nukwezwa n'amaraso ya Yesu. Kuyibona nukwezwa n'amaraso ya Yesu. Ndabifuriza kwezwa mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Ndabifuriza kwezwa mu maraso y'umwana w'intama w'Imana, kugira ngo munyere mu marembo, muzinjire mu rurembo, tujye kubana n'umwami wacu iteka ryose. Imana ibahe umugisha. Bahaguruke dusenga Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Urandinde mwami Yesu, ntunganirize imigambi. Niba naniwe urugendo, uzanyibutsa urukundo. Uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto, kuko uzahozwa ibyo byose. Ugeze wanjye mu ijuru. Uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto, kuko uzahozwa ibyo byose.
ugeze iwanjye mu ijuru mu gihe hagize icyaza kikanesha inzira yawe cyangwa kikandemerera nkuru rwa rugendo Yesu uzazenguza zuca uwo mugozi uza kumboshya umutima nezezwa no kubohorwa nkabo nuko nkukore Yesu uzazenguza zuca uwo mugozi uza kumboshya umutima nezezwa no kubohorwa nkabo nuko nkukorera. Mbere yuko nsenga muri iri jambo uko byagenda kose umutima wawe ari icyifuzo ugize, ndagira ngo dufate nk'amasegonda 30 twese ducecetse, yewe n'intanga zitari kuvuga, uganire n'umutima wawe ubwira umwami Yesu ngo ndifuza kumurikira ubuzima bwanjye. Bariyeri umwanzi agenda ashyira imbere kugira ngo niye gutambuka uzisenye mwami wanjye. Ibi bintu bimboha bigatuma mbaho ariko ntahagaritse ibirenge byanjye hakwiriye, ubinkureho unyanganyeho ayo mahage. Ubwira umwami Yesu ngo umbohore rwose, matwi yanjye uyafungure cyane kugira ngo nshobore kumva ijambo ryawe, nzumve ijwi ryawe ubwo uzamuhamagaye itorero. Ganiriza umutima wawe ugira ikintu ubwira umwami Yesu, masegonda nka 30, hanyuma niturangiza dusenge twinginga Imana kugira ngo dushoboze kuba maso, dushoboze guhagarara hakwiriye, dushoboze guhora turi maso. Imana bahumugisha. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Ntabwo nkutunganiye mfite intege nke mu mutima, ndakubona nte se muki zananjye ngomba bari kwibyaha kumusaraba wawe Yesu ni mwami wanjye, mwami nyogesha yo mara so kugira ngo ntunga nirima nanyesa urubu. Turimo turasenga zamurubuda nyogesha amaraso wafu kugira ngo ntunganirimana. Yesu ubwo wambikwaga waba kujyana kumusaraba, wihanganiye mibaba ubwo wakubitwaga inguma. Iryo riba niryo nyene niryo gusa ribashakunye. Za mwami wanjye, mwami nyogesha yomara kugira ngo ntunganirima nanyesa nk'urubuda nk'urubuda
nogesha amaraso wavuye kugira ngo ntunganire Imana. Aho utabaye maso wagiye usinzira, utabanye neza n'umwami wawe, aho wabayeho mu mutima wawe ibyiringiro byarakamye, ubwo umwami Yesu akwejeje amaraso yameneye ku musaraba. Turifuza ko umuntu wese wateranye uyu munsi, n'abakurikiranye inyigisho n'abazayikurikira bose kuri YouTube channel, turifuza kuzabana n'umwami wacu ubwo azahamagara itorero, nawe uzumve ijwi ryawe nurangiza umusanganire. Mana turagushimiye, ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga. Utubwiye ijambo ryiza, uratubwiye ngo mu rugo rwa data hari amazu menshi, ngo iyo atahaba ubu bitubwiye ngo ariko none uzagaruka utujyane, ngo kugira ngo aho uri natwe tuzabeyo. Kandi turagushimiye ko utabeshya, ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni ukuri, ni ukuri ko kuzagaruka. Uri imbere ya data, uri iburyo bwa data, uhora udusabira, uhora udusabira ko mu bintu byinshi dukorera. Turagushimiye kudusengera kugira ngo haleluya uzatwikire dufite ubwiza, tutari ikizinga n'umunkanyari. Turagushimiye ko wicaye ku ntebe y'imbabazi, turagushimiye ko wicaye ku ntebe y'imbabazi. Abo babyeyi bagiriye ubuntu, bagabo twagiriye ubuntu, aba basore nzita n'abakobwa n'abana batoya, turagushimiye ko twavukiye ku ngoma y'imbabazi. Turagushimiye, ariko iyi ntebe uzayihagurukaho, wicare ku ntebe y'urubanza. Uyu munsi uragaragara nk'umwana w'intama, ariko hari igihe kizagera, ugahaguruka ku ntebe y'ubuntu y'imbabazi, ukicara ku ntebe y'urubanza, ugacira imanza abantu bose batizera. Turasenze kugira ngo iri jambo urerekereshe imbaraga nyinshi, bari basinziriye bakanguke, ab'isi y'abashyu babohore. Muri ibyo navuze ngo izina rya Yesu ngo niryo rimpesha ubutware bwo kunesha iby'isi, ngo rikankura mu buretwa, ryarangiza rikampa umudendezo. Abantu bose isi yashyize mu buretwa, turabasengeye kugira ngo baturwe n'ijambo ryawe. Bantu bariho ariko badatekereza imibereho yo mu ijoro, turasenze kugira ngo uyikwize mu mitima yacu. Tusane kita pewa sokita la, twongere kunezererwa, kugira umunezero w'agakiza, twongere kunezererwa habera bazaba, twongere kwiyumvamo igitondo cy'umuzuko, kandi imitima yacu haleluya yongere kuba ifite ibyiringiro, maso yacu ahumuke. Niturota tujye turota umwami Yesu, haleluya. Tujye twerekwa gakondo Aburahamu yarebaga, haleluya, yarangiza akishimira uwo mudugudu abonye, akanezezwa nuko azawubamo. Byatumye ava mu isi atubatse, kubera ko ngo hari umudugudu yabonaga. Yesu humura amaso y'aba babyeyi, humura amaso y'abagabo, humura amaso y'abana batoya. Imbaraga zawe zerekeza iri jambo kugira ngo rizane ubuzima mu mitima y'abaryumvise. Tubangamiye ibikorwa bya Satani, dusenya inyubako zose umwanzi yubaka, uburyo bwose akoresha kugira ngo arwanye itorero, kugira ngo ananize abizera. Imbaraga ze turazimenagura mu izina rya Yesu, imbaraga ze turazimenagura. Ijambo ryawe Yesu rigira ububasha bwo kugira umuntu wese uryumvishe uko wifuza ko amera, kandi ritwubakamo icyizere cyo kuzabana. Tubigendane, turi mu kazi twiyumvemo ko tuzabana nawe, turi mu nzira tugenda tubyiyumvemo, turyamye tubirote. Haleluya, imitima yacizemo urukumbuzi. Mwami wanjye, nitugira imitima imeze gutya, tuzanesha isi, tuzanesha umubiri, tuzanesha Satani, tuzabaho tunesha. Kandi nitunesha tuzicarana nawe ku ntebe y'ubwami. Turagushimiye cyane, kandi kubwira ijambo usenye imirimo ya Satani yose, usenye imirimo ya Satani yose, ubangamira ibikorwa byose by'umwijima. Bari babashye babohoke, imbaraga z'Imana zihindura ibintu byose kuba bishya. Wirukana agasuguro k'abadayimoni, umenagura imbaraga z'umwijima. Sokita bifo shandodrazo pifone mandowa, bari mu ntege nke uzibakuremo, ubuzuza imbaraga z'umwuka wera. Henita pewa sokita, urugero ushaka tubaho mu buryo bw'umwuka, utuzamure mu isi y'umwuka. Mwami wanjye, ari rwo uduha kubaho.
turagushimiye cyane kubw'ijambo ryawe, kandi turagushimiye cyane ko uriduhembuje. Izina ryawe nirihimbazwe. Tugukomeye amashyi menshi, ababyeyi baguye impundu mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha mwinshi.